urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Ko hari umuntu wavuze ngo noneho ngo hagira umuntu ubeshya ko leta itamwisha, ariko dufite abantu b'abagore, dufite abagabo babonye abagore babo bazi gukora akazara kareka, baramutunga kugeza n'ubwo bamugurira n'akakaboro ko kujya mu majyepfo akagira ati yes akogosha yakagura iki. Abagore mu nkurikiye muze kumbwira niba mubazi uwo mugabo tuvugishije ukuri. Ubugabo ni iki? Ubugabo ni iki? Nta kintu umugabo akora, ari umusinzi wa karitsiye abantu bose bamuzi, icyo akora arasinda akakubita umugore. Abagabo mwongere musubire ku cyubahiro, muhaguruke mwitunge, mutunge n'abandi n'imiryango yanyu. Abagore musubire ku gaciro mwahawe n'amategeko n'ububasha n'imbaraga mufite, mukore mwunganira ingo. Ibyo byose ni ibibazo birino. Puresha rwose bantu muduteze amatwi, ushobora kubibwira inshuti yawe muganira, ariko nimugabanya abantu kuri puresha ngo ntiyarongowe, wayiba umurongore. Yego inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Twongeye kubaha ikaze nanone mwebwe mukurikira urubuga Mutesi Scovia, urubuga rw'ibitekerezo by'umwihariko mwebwe rero mwakoze subscribe. Hano rero tuba tugarutse ku ngingo y'umunsi, ndi kumwe na Scovia Mutesi muri kubona kuri kamera. Ndahari. Kwifashe neza nk'umuntu wumiwe. Hari ibintu byinshi byumije. Cyagenze bite se Nyarugenge? Twagize ibyago. Hari nkibona iri tangazo rya RCS, nahise nibaza imbaraga zo kuba umuntu arwaye ariko noneho yarwara agakora ibikorwa bimushyira mu kaga. Tubanza turisomera abantu se. Soma. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero, ibiro bya komiseri mukuru, itangazo ryo kubika Kigali ku itariki ya 7 Gicurasi 2026. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Yajyanywe kuri ibi bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganywe cyagenwe na muganga. RCS itegereje raporo y'abaganga ku cyateye urupfu. Iryo ni itangazo ryo kubika. Ryo kubika. Urumva nge narinzi ngo yarataranagisoza, ahubwo ngo ejo yaratashye nyine asohotse yamaze no gukuramo imyenda y'abafungwa. Yambaye imyenda yisanzwe avuye no gusinya mu bitabo ubwo yujuje ibisabwa kafunguwe, ahagaze hanze ategereje kugenda nyine ko byanga bikunda. Gate ya nyuma amageragere handi tujye kureba abantu bafunguwe. Ibepfo cyane
mugiye kuri gereza ari ruguru. inkuru zo gufungurwa kwe zari zimaze iminsi zicicika bose bategereje bose bari biteguye ko agaruka muri sosiyete. nkibona iri tangazo natekereje ibintu bibiri. Iperereza riraza gusuzuma ibigize icyahitanye umuntu banatange ibimenyetso, ariko urumva niba abari baraho basanze arimo kunywa imiti myinshi igereranyije n'iyo agomba kunywa mu buzima busanzwe umuntu urwaye, barangiza bakaza kumujyana kwa muganga kugeza ageze aho apfuye adasohotse, harimo ibintu bibiri. Mu mvugo za Karasira kera yavugaga ko ari imfubyi, wenda bamuzi byihariye, bazi wenda nabo mu muryango kubura kuba imfubyi ni kimwe, ariko hari igihe ushobora gusanga afite nyina wabo se mubyara we, abo bose baba bagize umuryango cyangwa inshuti. Ibyo biri mu bintu yakundaga kugarukaho kenshi. Akavuga ko yagize ibyago byo kubura umuryango, ariko wenda ushobora gusanga hari undi ushamikiye ku muryango wabo uhari twakwita uwabo. Ni iki yatekereje? Njye natekereje ibintu nka bibiri ushobora kuba byamubayeho. Uyu mugabo ajya gufatwa yasanzwe mu nzu ayibamo wenyine ku myaka yari agize y'ubukuru itari mike, arafungwa amaze imyaka 5 ataba hanze. Niba adafite abantu bamwegereye bamubaho bamwitaho nk'umuryango, icya mbere yasohotse ntaho kujya afite. Ariko na mbere yuko uyu mugabo ajya gufungwa yagiye agaragaza ibibazo bitandukanye bya depression. Nize muri kaminuza yari n'umuhanzi, n'indirimbo ze nyinshi wumvaga zizamo utuntu twinshi umva turimo nyine twa depression. Kuko icyo gihe no mu kuburana bamwunganaga babanje kuburana ngo ararwaye. Ariko asezerwa muri kaminuza ntabwo byashingiye ku kurwara, byashingiye ku myitwarire idahwitse. Yego. Bivuze iki? Vuga ngo abantu bose barwaye ntabwo batakaje ubushobozi bwo gutekereza. Ahubwo ikiba gihari ni ukwitabwaho no gufata imiti neza kugira ngo bakomeze koroherwa batagira crise cyangwa se indwara idatomboka. Ariko dufite abantu b'abagome batwica pe. Yego. Abantu ba mbere nababona umuntu ibintu asanzwe afite ibyo bibazo bagashaka kwataka ubuzima bwe buke yarasigaranye mu mutwe. Nabwo ngo babushwanyaguze. Ni bande? Nababanza kubaha mikoro. Yego. Kuko urumva niba umuntu arwaye akeneye umuntu wo kumuganiriza ahantu hatuje. None uramusakurisha. Umuzanye ku karubanda. Umuzanye ku gasozi ngo avuge, abandi bantu nabo bashaka kuba barwaye nabo bamwataka. Niba mwataka uburakari bwe buzamuke. Hagiye basanga umuntu ugira agahinda gakabije bamubwira bati mujye murinda kumushyira mu bintu bimutuma arakara atongana. Bamurinda akazi gafite stress. Ibyo byose bigatuma umuntu akomeza kubaho kuko amaze imyaka myinshi ubwo burwayi abufite, kandi yari umwarimu yarigishaga abana bagatsinda. Ariko nyine uwamuhemukiye wa mbere ni uwamuhaye igitekerezo cyo kuza kuri mikoro, kandi akamubwira ati nuza kuri mikoro uze tugufashe wamagana ubutegetsi ubamo, uhe ishingiro jenoside, uyipfobye, n'ibinarimba uvuga uti iyi inkotanyi zitabaho ntiyari bubi. Umuntu akakurimbura ari kure, umuntu agakoresha ubwo buryo ukirimbura. Muri inyamaswa z'impyisi, impyisi ikomeretswa n'ikindi kintu ariko yo ubwayo ikiyica. Gute rero? Yakomeretse ifite igisebe itangira kukirya kwiryaho kubera ukuntu ikunda inyama. Ngenzi yazabona rero cya gisebe yandi kuko irimo kuryaho nazo zikayirya. Niko bano bantu babi bafata umuntu wagize nese barafinduza ngo ibyaha yakoze iyo atabona aba bantu babi barafinda barageze aho akora icyaha. Uyu munsi akekwaho Aimable Suzi ngo baragiye muri gereza abakigisha muri kaminuza, ariko aba bantu bareba umuntu ufite intege nke zikomoka ku bindi bibazo afite bakamukoresha mu nyungu zabo kandi bigaramiye kandi zimurimbura cyane. Nsungu ntawe bohereza ngo n'umunyapolitiki bakirwa bavuga bati n'umuntu wacu rwose buravugira u Rwanda, avuga ibintu byiza cyane, aradufasha cyane rwose, nadufashe dukureho ubutegetsi. Kaji mageragere mukaguma mwicaye i Washington kuri terasi mu agakofi.
ubu abandi ko muryamye mu nzu kuko hatangiye gushyuha ko murimo gushyiraho ku gipimo cya esi ko mu kanya mujyana abana banyu kwiga uwo mushuka watazahimba umukobwa we yabyaye cyangwa umuhungu we katazajyana umwana we kwiga katazarwaza umubyeyi we cyangwa inshuti n'ibyo rero ngira ngo urebye usanga kugira ngo impamvu uragere muri gereza byaturutse ku kintu gisa gityo n'abandi n'abajeni n'abandi bantu n'abandi bagiramo muri ubwo buryo n'abandi bantu umuntu agushuka akakugira umuheta ari umwambi akakuregera akakurekura ukagenda agasigara ahagaze ahatekanye we yakohereje aho rubanda n'amategeko bitari bukorohereye mu by'ukuri mujye mwongera mu bishushanyo mwe mutise ko tugiye turajyana nande niho bigera kuvuga ngo mu by'ukuri gushishoza no kugira abajyanama bazima ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu nicyo nibazaga rero niba yahagaze hanze akibaza ati n'ubundi sindi busohoke mu gihugu ngo nsange bariya ninguma mu gihugu ntavuga uko bariya bashaka n'ubundi ntago ndi bubone icyo ndya nimba ivuga barangarura ibyo bintu byikaraze mu bwonko bw'umuntu usanzwe arwayeho kwita ufata umwanzuro w'ako kanya biragoye uzi ureba ikikubwira ko aba bantu ari abagome ubaho kugira ngo bavuge bati twagize ibyago umuntu twakoranye cyangwa twakoresheje yapfuye bagiye kwakiserera kugira ngo habone ko undi muntu bagiye gukoresha ahagurukire ku rupfu rw'uyu muntu kugeza nawe ageze mageragere ahubwo zo ntibatangiye bashaka undi bagiye guherekeza kugeza ageze he mageragere hari terima abana bajya uyu muntu akandika nk'ikintu cyangwa agakoresha ijambo ribi ry'amagambo nyine bavuga ngo yagira icyaha asebya nk'umuntu cyangwa ikindi none umuntu akamwandikira ngo muvandimwe Scovi ndagushyigikiye ku rugero ugeze mageragere kuko nyine ibikorwa urimo ukora utangiye kubaza ngo kuva mu mujyi aho ndi ngeri mageragere umuntu hagenda igihe kingana iki bitewe n'ibikorwa umuntu aba atangiye hari ukuntu umuntu akora ibikorwa ukabona ko atangiye kuyoboza kuri gereza rero bajeni batoya mwirinde kuyoboza kuri gereza cyane ko byo nk'uko bivuze hari abagiye gushingira kuri uru rupfu bakoresha abandi babayobore kuri gereza cyane niyo babohereza bakabaroha urumva basa n'umusare w'umutindi wambaye jakete abatwaye batayifite iyo agezemo aroga bakabareka bakarohama ejo agapakira abandi ku mafaranga make ukurikije n'ubwisanzure umuntu aba afite niyo rero niyo nkuru y'akababaro ihari kandi ntawo gupfa ariko nyine iyo bishyitse umuntu aragenda icya kabiri ku isi hose uretse na Karasira na perezida w'igihugu ukunzwe n'abantu bose arapfa kuko uwavutse gupfa byaba afite umunsi wo gupfa kandi ikizamwica kiba kimwe cyangwa kibera aho tuzi cyangwa aho tutazi ahasa n'ahandi cyangwa hadasa naho kuko hari umuntu wavuze ngo noneho ngo hagire umuntu ubeshya ko leta itamwishe uretse se kuba yapfuye ataha nta n'upfa agiye kurongora aba yishwe na ex uwo ari burongore cyangwa uwo yasize leta se yakarindira ari leta imwica yakarindira nuko anataha ubundi se irarinda imwicira mu mbuga kubera yegura ubundi se irarinda banamwica na mbere none se leta ibaye ubundi leta ishaka kwica umuntu ninde yananira ntaho yakuborera ariko ni byiza ko leta idakwiye kwica ikwiye guhana igakosora iyo ariyo yose nubwo hari uwo numvisha abwira abantu ngo nibatagira bazapfa bashire arangije ariko ngo abyikosoraho ariko ngo ntago navuze ko bazapfa bagashira ahubwo navuze ko isi itagira imbabazi wakwibaza abo bantuza ba mayimayi baje ko yavuze ko isi itagira imbabazi kandi koko aribo babicaga yakutumba yazikuye ko nyir'ubwitaro tubwiye kutagira imbabazi yakutumba rega urebye n'umufatanyabikorwa mwiza wa FARDC amenyereye agace niyo mpamvu bamuhaye n'intumwe idasanzwe ya perezida nzajya muvuga nge nywa n'amazi mayimayi yakutumba nayo nguko zana inkuru zacu inkuru zacu ese ibintu ugira ngo usibye ibibera i Nyarugenge hirya no hino bo barorohewe da ngenda uyu munsi ko tuganira ku bagabo banze gukora mbere yuko ejo bundi minisitiri w'urubyiruko yavuze abajeni banze gukora dufite abagabo babonye abagore babo bazi gukora sibyo umugabo yanga gukora pe akaza arakareka anywa byeri akora siporo jimu zose zina harazizi areba mace zose
urimo urabyumva kandi abwo aranywera amafaranga y'umugore aba mu rugo ku isi wihuta se ntabwo ushaka ko tuvuga ko baramutunga kugeza n'ubwo bamugurira n'akakaboro ko kujya mu majyepfo akagira atya ati oya se akogosha yakagura iki twagiye ngaho zanye izindi ngarukaho neza nyuma y'imyaka 11 bakoze divorce ngo bagiye kongera gukora ubukwe urwo barwita urukundo urwo ni urukundo uzi kiba cyarabaye ngize ngaho ni ukurindagira oya abantu bananiwe kumvikana ariko barakundana umuntu mwarabanye murananira muragenda mumara imyaka 11 murongera murakundana ubu ntago mwongeye gukundana ni rwa rukundo rwongeye kwegerana ariko gukundana barakundana ubu se niwongera gukora divorce ntacyo bazaba bananiwe kumvikana none se umubyeyi iyo yananiwe kumvikana n'umwana uzi ngo abamwanga oya bananiwe kumvikana hari ibyo batemeranyijeho barashwanye hari uwananiwe kwihangana ariko urukundo rwo rurahari urumva ni ariko hari ngo batandukanye se bamaze igihe kingana imyaka 2 gusa none bamaze imyaka 11 barihaye umwitangirizwa uzi kiba cyarabaye basubiranye bashaje umugore yaramanutse umugabo arazamuka umugabo ashaka inkumi umugore nawe ashaka abandi bagabo babazengurukamo iyo bavuga ngo usibye Romeo unesha umutwe yaryamye akagona akaza yasinze bakambwira ngo yaguye muri rigori nkajya kumupakira niwe wenyine nkurikije abo nabonye nasanze uri ari ufite ingeso nibura napfa kugerageza agasubira kuri rompo ubwo wa mugabo yavuze ati umugore agira umwanda iyo mvuze aravuga muha amafaranga akayangiza uyu uri hano rero afite ukuntu arebana agasuzuguro ati niyo mpamvu papa abo bagore bose ntandukana nabo undi ati ko ibyo byose umbwiye bihuriye muri nyoko ko twagumanye ahubwo si imiryango yacu itandukana yo bagiye bagira ukuntu umuryango ariko abantu hari umuryango nzi Kicukiro byabaye baratandukanye nyuma y'igihe barongera baratandukanye umugabo ashaka n'umugore baranasezerana babyarana n'umwana ashaka undi mugore nawe barasezerana barabana birazunguka bahita batandukana asubira gusaba wa wundi wa mbere nyina w'abana ba kera ariko uwa kabiri bari batandukanye mu mategeko wa mbere ashaka uwa kabiri nawe mu mategeko barabana barongera batandukana mu mategeko umugabo arongera ajya kuzana wa mugore wa mbere basezerana bushya arabimwemerera aramubwira ati ntakubeshye ubundi ni wowe naremewe ati abagore bose nari nzi ngo niwe mubi kubaruta nasanze abo inyangamugayo erega ngo hari igihe abantu bashaka abagore batari ababo ugashaka umugore utari uwawe ngo uwawe akiri ahantu ubwo nyuma nawe ugasanga umugore yashatswe n'umugabo w'abandi ubwo abantu iyo mwirebye ukabona umugore washatse atari uwawe ndabashuhuje umenye ko wawe hari ahari kandi agutegereje hashwe hari igihe nyine usaza utagwambaye inkweto igukwira papa serise bamwe b'imitwe babandi baba bashaka kwiba abaturage hirya akikumura akikoza hirya ati yo marayika nyeretse Imana imbwiye ko Romeo umugore utunze ntabwo ari uwawe ni nayo mpamvu buriya ya bizinesi ukora idatera imbere kuko utunze umugore utari uwawe Imana inyeretse ko Sikoviya ari uwundi wari umugore atuwe ati wa mutiyakona cyangwa uri ubona perezidante wakora cyangwa dirija bikikoza hirya bikikoza hino umugabo agatandukana n'umugore wo mu rugo agashaka wa wundi pasiteri yamuhanuriye bavandi Bibiliya iravuga ngo tukazatandukanywa n'urupfu none se marayika wasuye pasiteri niwe rupfu cyangwa pasiteri niwe rupfu ubwo si byo si ukwizera buhumya ahubwo kw'abakristo oya ni ukudasoma pasiteri se babifitemo izihe nyungu ni ukudasoma Bibiliya Bibiliya iravuga ngo abashyingiranywe nk'umugabo n'umugore batandukanywa n'urupfu kandi mbona rero uzankurayo pe nyine ikintu nibaza pasiteri aba afitemo izihe nyungu gutandukanya uwo muryango kugira ngo ashakire umugabo diyakonikazi ese diyakoni iyo araho yaragumiwe pasiteri yamubwira akabona ntiyumva cyangwa yaramuteye inda ashaka ngo muri ayo mezi 2 bayikoze wa mukoboyi nabyara bavuga ngo umwana avutse adashyitse ahubwo akenshi na kenshi ngo niyo tekinike cyangwa se uwo mupasiteri akaba nta n'indi nyungu ihari ashaka ari umuhanuzi w'ibinyoma ashaka
iyo satani akurimo nyine agukoresha ibidafite icyo wunguka. Ni nko kwibaza ngo umurozi iyo ahuye n'umuntu atazi akamuha ibyo kurya biri bumwice cyangwa ibyo amurogesha atanamuzi, amwungukaho iki? Ese kibi niko akora. Hanyuma nyine abantu kongera gusezerana baratandukanye, tugize Imana abantu bari baratandukanye bakiyunga bakagaruka ku bana, bashobora kumara indi myaka myinshi babanye neza. Umwe avuga kuko buri wese aba yamaze kubona yaragerageje ibisohoka. Hari ugenda agiye avuga ati Imana y'u Rwanda inkijije Satani. Ariko ushobora guhunga umugabo wagutuka ugasanga ugukubita umuhini. Keretse uvuze uti ngiye icyitwa abagabo nzasigarana data n'abahungu banjye. Icyo cyo gifite rezo. Hanyuma undi nawe urabona kuri iki gihe hasigaye umuntu asigaye agenda akageza imyaka 52, usanga n'umusore w'imyaka 52, 54 uko umusaza se wa 54 agifite akabaraga ke, ngo umujyojo ugihagaze wose ngo akubita rwose, ngo abandi barabigize amafuni mu myaka yabo y'ubuto. Use ntiyarongoye, ntiyatanze ubuhamya mu rusengero, ariko insengero zibamo ibirori. Uriya nawe yari mu rusengero. Yageze arababwira ati nimugira ngo ndi kubabwira ibishitani, yewe ndi kubaho ubuhamya. Urasanga n'uwo mwana muto w'imyaka 25 niba atari n'ibiri yarongoye nawe uko biri kose barasengana. Yavugaga ati dore umutware wanjye. Umwana arira mu gasafuriya kanose kashaje pe. Uriya mwana se yatetsemo amavuta karoboka. Uriya musaza ushobora kuba afite ibintu. Nanjye umusaza umusore da. No ari kuntu umuntu aba ari n'umusaza aho ukabona afite ukuntu ari fit. Uriya warabura ukabona arasukumba. Ariko afite confidence kandi nicyo cyambere, nacyo cyatumye gatsindira umwana muto. Confidence ngo zirakunda. Confidence numvisha ako noneho babahungu bo kuri space bankoreye ibara. Bageze batese noneho. Batwaye ryajwi ryacu hano dusoma inkuru y'ukuntu umuntu yateretaga undi. Mvugira ngo bizu bakajya bigaruramo. Oya da. Ahubwo hari amajwi ntari numvise. Umwe mu barega ngo apotre avuga ngo none umugenzi akamubwira ati niba ari ukumwumvisha ko mwamwumvisha ikindi mushaka niki, ngo ubwo amafaranga ya apotre mushaka ngo namwe muyafite mwaretse kwiyenza, ngo rega nta mafaranga ye dushaka, mwese murashaka iki? Ngo turashaka ubuzima bwe. Cori babushaka bate? Ajye mageragere karabaye, agira agahinda gakabije kamwica nk'ibinini apfe. Yego abantu ko bahindutse. Hanyuma rero umusore w'imyaka 45 nukubise ndeba gutyo se nisingirene yishe umusaza w'imyaka 60 amuhora ngo kuba uwo bari baturanye, ngo baragamubwira ngo ariko ngo kugejeje imyaka 45 warongoye kudashaka ngo ahora mushyira ku gitutu. Undi ngo abonye birambiye ngo amukubita umwase. Uretse aho kantu gasubiremo neza. Iki se oya buretse nyine ahoraga mwotsa igitutu ngo kutarongora ukabona ugiye kunkaba kaba imyaka, ahora mwotsa igitutu ndi ngo arabirambira. Hapfuye wabisabaga se cyangwa hapfuye wagomba kurongora? Uyu wahoraga abazwa impamvu atarongora. Washakaga kumurongoza niwe wapfuye nyine. Hari umusaza wabwiraga umugabo usore w'imyaka 45 ati kuki utarongora, amuhoza ku nkeke mbi. Undi yayubura umwasa arakubita tumbaza ute ko ntarongora. Hapfa nyine uzamfasha kumurongora. Uko umugabo ubwo niwe yazize urw'abagabo, niwe yazize igitutu, niwe yazize umunwa we. Ntumbaze gusa ariko sikovi hano hanze dufite abantu baduhoza ku nkeke mu buryo bitari ngombwa. Umuntu ntazagutwerera umuntu. None se mu gitondo mwese sinumva mu biganiro mubyuka mutangira mvuga ngo Shadadi ntararongora ubundi mubiretse twabiki. Ni umuhanda mwubakaga ni ikiraro. Ese kubivuga ugira ngo tuba twishimye ni inkeke abantu baba baduhozaho, ahubwo nukubera uburere. Ariko rero ni hohoterwa rero rishingiye ku gitsina cyawe, rishingiye ku myaka n'igitsina cyawe bishoreranye nako utarongora. Niba umuntu afite ubushake buke se abizire, erega wageza ku myaka 45 nta mugore ari uko bishaka. Ukijonjora waratangiye kujonjora kuzariko kujogora. Wibuke kuri ya musore w'imyaka 54 yarakiri imanzi.
siko yivugiye yajonjoraga imico. ubwo rero abantu muhoza abandi ku nkeke mumenye ko abantu bose batateye kimwe. ubwo noneho impamvu yo kurongora irabonetse ko agiye gupfira muri gereza yishe umuntu. uyu nguyu impamvu yo kutarongora yo rwose arayiza. iyo kutarongora irabonetse burundu ko yishe umuntu baramufunga. kandi ahubwo bagiye kugera muri gereza avuga ati ubu kubera iki ntabikoze kare kose. yibuka ihogoza yasize imusozi akora abantu bene uwo ariko azajya abona abagororwa bagenzi be buriya ngo no kubabona umutima usubira mu gitereko. umutima nk'uwo w'uburakari no kuzibiranwa abantu bajye bagerageza gusa nyine twibutse abantu ko atari mu Rwanda. aho ntabwo ari mu Rwanda ariko nkurikije ukuntu abantu bahoza abandi ku nkeke kugeza ubwo umuntu avuga ngo uzi ko n'aba bagabo b'abatinganya nibo bita abatinganya abagabo abantu bamushyira ku nkeke bavuga ati kutarongora akavuga ati nibaramuka bamenye ko n'ababimutinganyiriza ikibazo akazana umugore yagera akabwira umugore ati rero sheri wanjye ubwiza ukuri nanjye ntakubeshye nanjye ubu ndeba ndi mukuru wawe n'abagore babiri mu nzu nta mugabo ndimo ati ubwo nubona umugabo aje kunsura uzamenye ko ari sheri wanjye ariko nawe rwose jya wisanzura wazamushaka tukingumira mu nzu ko abantu bari batuzonze nuko mwasohoka ate dore kupure mwataye ibirori kupure ye ko ari abagore babiri bagiye mbega bikira tutazi aho aherereye. urumva ibyo byose ni ibibazo biri ino puresha rwose bantu muduteze amatwi ushobora kubibwira inshuti yawe muganira ariko nimugabanya abantu kuri puresha ngo ntiyarongowe wayiba umurongore ntiyarongowe uzi impamvu atarongora ari iki. ese abantu bakwiye kujya babyuka rega ibyo nabibonye bahora bakora ngo urutonde ngo rw'abasitari ngo batararongora. si ujya ubibona ninde wababwiye ubundi ko bakeneye kurongora? yegora ubundi se ninde wababwiye ko bashoboye kurongora? ubundi se ninde wababwiye ko bafite ikirongora? ese umuntu w'umugabo wacyo baba bagifite. ubizi ute se yakurongoyeho wowe ubiduhamiriza we wamujujubije nk'uko ukiri runaka atarongora yakurongoyeho ku buryo uzi ko abishoboye akaba yarabiretse. hari mugenzi wanjye twitiranwa mu izina rimwe yerutse kubabwira ngo rega ngo ubu nibwo mufate ko aribwo nyitangira kumenya ubwenge ngo nibwo nyitangira no kwinjira mu kazi ndabitekerezaho bamwita Peter nyine ntange nyine ibyo bintu ati nibwo ngitangira ubwo rero ibyo kumbwira ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo nibwo agitangira arimo arisobanura kubera ikize nyine ikibazo basigaye badushyira kugeza ku rwego ugiye no kwisobanura ku bantu mu itangazamakuru ukaza ngo abantu bavuga ko nkuze nta nubwo nkuze uramaze gusa agiye murambwira abantu ngo umuntu nazajya kure akavuga ngo urimbwa wa mugani wa musaza cyumvira ngo uzi kwitegereza namwe ati bambwiye ko utagira ubwenge utahubwo nubwo kugusubiza sinzi aho mbukuye ati abantu bambwira ko ugira ingeso mbi uti niko ndemye kuko iyo uje ukamubwira uti ntazongera ukajya kuzana ibimenyetso umwisobanuraho nk'andi hari ubwo ari umugenzacyaha ngo uri icyamamare ngo icya mbere ubwo uziranye n'abagore benshi ngo kandi ubwo hari inkumi hari n'abagore bakuru bagukunda ngo ikindi ufite amafaranga menshi ufite inzu ngo ugejeje n'imyaka y'ubukure ngo kutarongora ibyo byose mu irangamimerere ubimbaza abitunze ku ruhe rupapuro rwe mwiyamabana hari akantu Bruce Melody yigeze wenda turacyishyura amakereti hari umuntu Bruce Melody yashubije umunyamakuru aramubwira ngo ariko ngo hari amakuru avuga ko watandukanye n'umugore wawe ngo kutajya ubivugaho ati tujya kubana se bwo nakoresheje press conference nabatumyeho ngo mbamenyeshe kuki nza kubivuga nimba ntabana nawe ubwo ntitubana niba tubana turabana nitunabishaka tuzasura nitutanabishaka tubyihorere ati niba tubana turabana niba twaratandukanye ati ntawe nsobanurira ibyo rwose mubaza uriya muhungu agira ibisubizo rwose byiza cyane byihuta bitarimo na brag hano kwisobanura cyane ubundi arisobanura ku buzima bwe kubera iki abantu badukuye uwo mugabo yakoze icyaha cyo kwica umuntu we iwabo wenda amategeko yo bafite uko abihana ariko murarinda mushyira abantu mu kaga kabakururira kubica no kubanga no kubatonganya no guhora kwiteranya mushaka iki mushya mwarura iki basomere Bibiliya se buyishaka mbe nkubwira indi nkuru kuko Pawulo ni Pawulo niyo yavuze ikintu cyo kurongora kurongora ni byiza ariko kubireka ni byiza cyane wenda aba bantu bari barasoma iki cyanditswe
mukajya mudukoroka ngo bafite nese ubwo n'iki ngo umuntu ngo afite inzu ngo afite imodoka ubwo n'iki kuri ya nzu atakiri kwishyura keredi uragira ngo azaza n'umwana w'abandi amushyire mu nashaka batishyura keredi nashaka bafite miliyari kuri konti yicaye kurongora ni amahitamo nk'uko ahitamo ibyo arya ikintu umuntu adahitamo nzi ni bibiri ni ugupfa no kuvuka ibindi bisigaye biri mu nzira z'ubuzima ushobora guhitamo kubikora cyangwa ukabireka ariko n'ubukene burakakubwa n'umuruho ntawe uwuhitamo ariko hari igihe ukora ibikorwa bibugusunikiraho ukagira ngo amahitamo yaje indi nk'unumbura ugira iti undi nawe baba bakoze ubukwe bamaze kubukora umugore niba yaragezeho agasanga umugabo umunara w'ibaberi uranyeganyega ahari aravuga ati tugatandukana nkuba yarawukubise se byashoboka ati tugatandukana bidateye kabiri amezi angahe ngo 3 ya telefone arezi kabura ngo aravuga ngo dutandukane ubwo urukiko rwanzura yuko ngo umugabo wamwe ati niba ugiye ukansubize inkwano none se ko yari yatanze inkwano yo kuzana umugore akaba adaharira aguma kwa se ahubwo ubwo inkwano ngo bahise bajya urukiko rwanzuye ko inkwano ubwo bajya kuyizana none se sibyo ahubwo ino kuki batajya babibara di utandukanye n'umuntu se mu byo mugabana ukagaruaho ni kuko utanga inkwano ya miliyoni 2 kuzabana n'umuntu burundu niba inkwano cyo bari ikiguzi cyo kuzagumana burundu niki inkwano niki akwa mugani ni ya burundu da inkwano ni inyishyu y'uko uwo mukobwa agiye arongowe n'uwo mugabo burundu kandi inkwano zororoka zite ngo usibye izubu ubundi ngo zirororoka byihoreresha none se niba tata we ahubwo icyo gitekerezo iryo tegeko abantu bariburaneho neza cyane abagabo niba watanze miliyoni 2 abagabo muze niba watanze miliyoni 2 ziswe inkwano mutandukanye hatarashira imyaka 30 miliyoni bayigusubiza kuko wenda ikinyejana cyo kubaho kw'abantu hajye tubara imyaka ingahe mu Rwanda 70 muri 70 irimo da katubare niba ari 70 sibyo 70 urongoye ufite 30 hasigaye 40 ubwo mu myaka wenda 2 ni ukuvuga ngo mu myaka 20 itaragera miliyoni n'igice uyisubiza kuko utaragera mu cya kabiri cyo kubaho mu bantu ahubwo niziba ari n'inka zarororotse zitahane n'izazo niba ari amafaranga idolari riba ryarazamutse esanse yarazamutse niba ari amafaranga bagushyirireho n'inyungu kuko bavuze ngo inkwano si ikiguzi cy'umugore byaba ari iki ubwo nishimwe ry'uko umubyeyi yareze neza hanyuma mabukwe we n'iki mabukwe n'inka si umubyeyi mama w'umugabo wawe se aba yarareze ariko abahungu se hari ubwo ndongora avuye iwawa tuvuga ngo leta ndayisorera ntabwo nkeneye ibindi nishyura ubwo ntabwo bakuburaga ntabwo bari n'imirimo myinshi yo mu rugo ntabwo bari bayizi niyo mpamvu rero bashimaga ko umukobwa ngo ari na mutima w'urugo ahubwo abagore nibo bagatanze inkwano kuko umugore ava bakavuga ngo umugabo niwe uzamutunga mu itegeko rya kera abakobwa b'inyarugenge bakaba ari we ngo ari uzamuhahira n'ibindi si ko itegeko rya kera rivuga nubwo ubu bitari mu itegeko ariko ushobora kubera ukabona birimo ni gute umuntu ugiye kukugaburira akakwambika ari nawe wongeraho ikiguzi cy'uko mu bantu kukugabura akanakwambika kandi ari byo tugiye kujyaho ngo ari n'abasigaye abagore bagaburira abagabo byarahindutse byaricuritse aba yaramukoye aba yarabonye amuko cyangwa umukobwa aba yaramuhaye ati yajyana iwacu ariko hari n'abakobwa basigaye bayatanga bayahereza abahungu iyafate uzuyeho ababyeyi iyo si puresha iyo ni puresha kuko umuntu yakabaye ishimwe ni nk'akado nyashobora kuba nicaye hano umuntu akankunda akanzanira akado y'aka gakaramu yagatatse urukundo rushamikiye kuri iyi karamu nkarukunda kuruta uwampaye iki gikombe kinini none se ko inkwano ari ishimwe kuki abantu bagayishimwe bakanariganiraho bakicara bakavuga ngo nataduha miliyoni 2 umukobwa wacu ntakurongore ati none se mugani ishimwe bararigaya umwana wanjye arajya gukobwa inka 2 ni babyita bavuga ngo ni igishuba ziko umugore wabyayeho n'umusumbakazi wa mugani w'abagande badukwe ugiye kwitwa nibakwe avuyeho Edith nuko
none se icyo rero nacyo inkwano zo niba zisubise niba yagiye niba zisubise ariko wenda niba ari imibare y'inkwano barebe niba hari ibindi byakonsomwe hagati aho babibarire. urumva ngo byari 100 ngo by'amanayira by'inkwano n'amafaranga akoreshwa muri Nigeria ngo umukobwa yemeye gusubizamo 50. Oya none se umuntu wari buzabane burundu akaba amaze y'amezi 3 ubwo cya kabiri cyaba kimaze gukonsomwa bamutanzeho. ahubwo se yamutwaye nge ndumva ari n'ubwambuzi bufukanye yakagombye kuba yarayamuhaye yose. ariko wasanga turimo turarenganya umukobwa yarageze yagasanga niwabo yararyaga yaranywaga hari uburiri agasanga n'abagore babiri mu nzu. kuba ari abagore babiri nyine nasubize kuko icyo bari bishyuriye ntikiba. ntajya kwishakira undi buriya. Reka dusubire ku kijyanye rero n'iyo mico imwe n'imwe. Mwari muzi ko abagabo dufite bamwe mu bagabo ni bake ariko uwo wabonye abahagarariye bose. uwo wabonye ni bake ariko uwo mwahuye beno ahagarariye bose. Abagore mu nkurikiye muze kumbwira niba mubazi. keretse hari pourcentage. Dufite abagabo bamwe bari mu ngo zacu hirya aha hose mu gihugu. Aho uyu musore ashakwa n'umukobwa ufite amafaranga. Umusore ashakwa nyine ashatse abanye n'umugore kwa kwatuwe ko babanye n'umukobwa ufite amafaranga ufite akazi akora. Wa mugabo yahagera nk'umuntu ugeze mu rugo rurimo amafaranga wabwira umugore ati rero akazi kawe ubwo ukorera iyi miryango imeze ite cyangwa ahantu hameze hatya ukaba ubona 5,000,000 ku kwezi tugakonsomamo 3 kubera ko ubuzima bwacu buhenze. Ebyiri wenda ukabishyuramo keredi y'ikindi gikorwa cy'inzu twubatse ahantu runaka. Nta buryo nanjye nagira kandi kantu nkora nkakunganira ubwo ntarabona akazi. Oya wa mutipe yicara mu ntebe nziza buriya hari ukuntu abakire bazi kubaho. Arabyuka mu gitondo bakoga bakambara imyenda ya mu gitondo kuko buriya ngo imyenda ya nijoro ntisa n'iya mu gitondo. Hari abantu babyuka bakoga ese wowe hari ubwo bisase bakambara imyenda ya mu gitondo ariko atari iri bujye ku kazi. Imyenda ibujye ku kazi hari yo kurara nakaba niya mu gitondo bayaje kuri breakfast bakafata icyayi bakarya bakakora iki bakaganira niki umugore akabwira umugabo ati rero ndimo ndihuta nakererewe sheri bye akagenda akambara imyenda akatsa imodoka akajya ku kazi. umugore ko ubwo abakozi icyo bakora baraza bakandura bakazana agapapuro. Uyu munsi urafatiye lunch wenda umudamu we ntagaruka. babaza umugabo aturumva wanshyiramo utuntu tw'udukaroti ukadukata yego karoti zikasakase nka ntuza yego shufurere zihiye cyane cyangwa zitogose nka rimwe zihiye cyane ku buryo zisa nkaho zajya yego kugira ngo ari kuri hoteli agatanga komande hanyuma kagenda kagwa mu 10,000. icyo kunywa turaza gukora juice uranywa amata cyangwa icyo kunywa hahise nari mvuze ngo nshyiremo inyama zitukura ntacyo ndanywa karikeri nta mpamvu ariko watunganya akaji kugira mu gihe numvishe mfite inyota nze kukanywa nako kabe kari hafa. sa kandika ubwo chef wa cuisine akambara itaburiye akajya kura muri firigo agatunganya. umugabo akaba akora iki hafa aho hagati aho ko yicara mu ntebe agashyiraho match zaraye zibaye akahamagara Rome sha umva iriya match baraye baduhemukiye kabisa nk'ubu noneho nibwo ubwo ariko mfite karahure karike arimo arakasoma n'utuntu tw'utunyobwa hekenya ubu noneho nibwo nitegereje uzi ko nimugora nubwo igaragaza ko yamukanagenya ngo byari pressure ya match uzi ko mbyitegereje hano nshubije inyuma ikirenge kitamukozo ni nabyo uriya munyamakuru wa TV5 yavuze sinari nabikubwiye se bakajya impaka bakaba barashuka ikipe yacu atubundi tujya kumugura bakaganira akasoza akaba umukozi akaba arahishije akarya yarangiza akabwira undi ati hari umuntu ngiye kureba ariko nshyira imyenda yanjye umukozi amubwira ndebe imyenda yanjye n'inkweto bya siporo binshyire mu modoka tipa akatsa imodoka uwo ni umunsi w'umugabo akajya kureba mugenzi we yarebaga bakaba baranywa twa kofi kuri za coffee shop zadutse hanze aha
utazi ko bafata twa tuntu twa kiriketi se niba ari kiriketi niba ari kimwe bakabanza bakanywa udukofi n'utundi turi aho baganira bagira bate basubiramo imipira yabaye n'iki ubwo inkumi ikabimuciye iraje bijyanye n'imodoka nshyashya ziri kwaduka ukuntu n'iki ariko umugore wari runaka abonye ukuntu asigaye asa ariko shana wawe bakeye nuko nyine ntavuga ubwiza bw'umugore we turi kumwe sha uriya mugore umugore se ari aho nyine nawe ahora mu kazi ni umugore w'akazi nta kintu kiba kirimo n'iki atari kumva mwana ujya wibuka umuntu twahuye runaka undi ati uriya yarampangiye cyangwa ati inkumi nziza idafite rwaserera hari na parite mahirya ryashyano ry'umugore wanjye ntirishobora ntajya amamagara iyo mukene ni ngewe umuhamagara ubwo turangije nsiba ibintu byose umugore wanjye ntaranamenye kandi imyaka ibaye iwe harasobanutse ntibikeneye ko njya muri hoteli haba hahumura njya akabanza nkajya muri ntuza nkoga yakuza nkacya atakansiga utuvuta ntazi ukuntu tuba tumeze ati nawe urabyumva hagashya ati nanjye nkihanagura ibiki n'ibiki byose ati nkahita nca muri siporo akanya gato ati nkagera mu rugo nabizi icyo njya muri dushe umugore ntamenye ko nabanje kwaraho ni umusirimu izo ni zimwe mu nshuti z'abagabo banyu mufite hanze arimo araganira aganiraho undi wavuye mu rugo utagira icyo akora akamubwira ati amafaranga se mwana none se ati nanjye urumva ati urumva umugore mba mfite ikarita hari udufaranga nkoreshaho ati ntakuyeho amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 200 ntabwo yabimbaza ati wowe icyo ukora umara iminsi nk'ingaho uyakuraho ubwo utabona ko yateruriye rimwe ukazagenda ugera ukamubwira uti rero muvandimwe ati kuko abo ngabo ntabwo aba ari indazigurisha ni umuntu ugira umukopine nawe aba yifitiye utundi turimo yikorera ati wajye ukamubwira uti rero nk'umuntu w'umugabo sinaba naje hano ngo mfate neza ngenderaho ukamusigira senkisa ati ubu n'ubundi uzamara icyumweru utarasubirayo ati ukagira uti ndetse se mwana uzandwana ati nzamubwira yuko mfite umujyama wanjye nawe agire ati ibyo nabyo ati reka rero tujye kuri green carpet bakikoza mu modoka bakambara supuresi bakajya bate kuri ka gatapi bakajya kuri ya matapi y'icyatsi yubatswe na leta wahacara ukabona ibogari y'umugabo iriruka yambaye kuteri hariruka avuga uti umugabo waje kugabanya stress akazi kaba kamwishe kahe bakorera nko muri ya nyubako kahe kwaba yagabanya aje kugabanya amavuta umukozi yamutekeye akajya cyakagira cyakiruka ubwo hari butahire umugore agataha niki nawe akahamusanga yaba hageze ati rero ati hari match ngiyemo ati hari agapira kagiye kuba mu kanya ubwo agahita yambara ikabutura na sandari n'udupira bamba akahumura ashaka bene abo bahumura adahumura asa muri cya cyiciro ureba neza hari ikinini iki ahumura neza nibutsamo ikindi wa iminwa itemba itoto ugira n'iminwa myiza harimo n'ikindi cya gatatu ndaki cya gatatu cyari ikira cya gatatu cyo kuba afite ngo byose abagore bifuza se nibyo bene nk'ibyo nuko akabameza atyo ubundi akajya kuri match bakareba match karangira bakanywa byeri n'iki arishyura akoresha amafaranga y'umugore n'iki nka saa 9 agataha arushye akaryama umugore amusiga sinzira yumvikana kubera ko ananijwe n'iki yakoze siporo yamara kubona nayanda agatangira kuyibona akajyayo akagaruka bagore mu nkurikiye ntango muzi zirimo abagabo bameze batyo ubutaha tuzasoma comment ndebe abo bazi uko bangana ikiganiro tuzasoma comment turebe abo bazi uko bangana ariko barahari none ugasigara wibaza uwo muntu koko siko numva abantu baba ari n'abasirimu asa mugani wawe none se umugabo ubwo nahereye ku basirimu ndaje nkubwira batari abasirimu wabura umukarani se umugore akagutunga ndaje ibyo biba mu basirimu ndaje nkubwira abo ni abasirimu uwo mugabo tuvugishije ukuri ubugabo ni iki ubugabo ni iki kabuze ayita ku mugore we se ni tawuni gusa ariko nabirerega babihagije nimukatuvune nise mufite akazi hanyuma se ngo nimwe mugafite rega muri no minsi none se ubugore bwo ni iki ni kwa nyogosenge gusa none se waragize amahirwe ukabona ku kazi sosiyete runaka yarakwangaje uri deje cyangwa uri kontabule ufite akazi ntabwo ari cyo kibazo ahubwo uwo mugabo utagira akazi mwabanye yarebye amahirwe ufite ngo nawe agire icyo yakoreshaho azamure imbaraga umugore naba ari ku bitaro arwaye naba yasibye akazi avuga ati nta kibazo uriya mukoresha ntantisha n'umutwe n'umugabo wanjye business imaze gukura nagiye nkamufasha tukabaho
ese turebe kera byahoze abagore aribo bakonsoma gusa aba bagabo ngira ngo ntibabagaho ariko turi kwishyurana ariko na kera mu cyaro habagaho urugo ugasanga umugabo aba mu rugo ariko umugore niwe muhinzi arasarura aragurisha ibintu byose ahubwo iyo bimaze kwera n'urwagwa benze cyangwa ikigage umugabo niwe utangira kurucuruza ariko umugore niwe wakoze ibintu byose umugabo kera ubwo yabaga akora iki ntacyo abyuka areba inka ebyiri umugore ariko ubwo nawe yajyaga kwahirira inka cyangwa akajya kuziragira ibyo ngibyo bigiyemo ntacyo ahubwo akabyuka akaza abaza nta mata bakamuha amata akanywa amata agafata inzira cyangwa niba ari akagage bitewe n'akaritsiye akaza kujya mu nka hirya aho ebyiri akagaruka bakicara ku cyo bita kwibuga aho inka zishoka kuko inka zifite umushumba akagera kwibuga saa 4 akahava saa 12 atashye ahubwo uzi ikintu numvise ubu nta batware bakiriho abagabo bakera ndumva aribo bari abatwara ahubwo umutware w'urugo akarutwara terero ndumva yari umutware rwose kandi ubwo n'uwo mugabo umeze utyo ari mu baburana ko akeneye kuba umutware uwo ngose uwo ku gatapi ka siporo n'inkumi bamubwiye ziri hirya no hino yishyura amafaranga umugore yakoreye gufata imyanzuro nyuma mu rugo nyine ikabiye yabanje akawifata hose none se ubundi uwo mugabo ubundi baba barabuze umugore aba yarabuze igishoro wenda cyo kumufasha kumurangira akazi nyine umugabo aba yaranze gukora araza akicara akabaho none umugore akavuga ati akajya atinya kumubaza ngo kutagira umugore natangiye kumubwira ati ariko wahagurutse ugashaka akazi umugabo azajya ngo ndamutoteza kuko ari ngiye gukora ibintu byose hano akiyumanganya iyo bituritse rero umugore yakamejeje akujugunya hanze nta varisi ufite inzu ari iyo ariko none se uwo mugabo umeze utyo yaba yarubatse inzu cyangwa mukodesha avuga ngo nzakomeza nyishyurire njyana n'ivarisi yawe cyangwa se akayigusigamo ukwezi kwarangiye wananirwa kwishyura bakagutora ariko ibyo bintu nigeze kumva hari ahantu ngo byabaye Nyarugenge rwose ngo umuntu yabwiye undi tuzi n'ikindi ati papa kana iyi nzu rwose n'ubundi ndabona kuyishyura ntugikora iyi nzu nzayishyurira fata ivarisi yawe ubugiye hari n'igihe n'ivarisi amubwira ati ngewe wakwambitse nkakwambika na bogisi umva zisigaye hano uzaziha umuzamu uzaza haguruka jyana icyawe ufite aho uzi waguze umugabo agasanga ikintu afite ni ubuzima gusa nta kindi atunze ariko icyiza cy'abo bagabo baziranye n'izindi nkumi n'ubundi avaho yigira ku nkumi ariko urumva ahora ari kabwera inkumi nayo maraye amezi 3 ikamujugunya ukuntu bene abo bagabo baba ari abasore beza uko babivuze abagabo beza bibyanwa neza nka nyine neza araramba mbona uzitaba rero hanyuma nta muntu mvuze reka dusubire mu giturage rero dufite abagabo bafite abagore umugore agahinga mu gitondo agatera imyaka yose akaba ariwe ushakisha agakora muri vipu urwo rugo rurakennye agakora ibintu byose udushyimbo twamara kwera umugabo akadukura yajya kutugurisha ngo tunywere nta kintu umugabo akora ari umusinzi wa karitsiye abantu bose bamuzi icyo akora arasinda akakubita umugore abigurisha se umugore areba cyangwa ahengera yitwikira igicuku akabitwara nk'ubwinshi umugore ajya gutera intabire y'ibijumba nimugoroba agasanga umufuka w'ibishyimbo asize umugabo yawujyanye yaza ati ye baba ibishyimbo byanjye arabijyanye akamanuka yasaze ku gasantire agasanga ayo bamwishyuye icya kabiri yamazemo nk'umuntu utarabihinze nk'umuntu utaragize ute umufuka yari bugurisha 40,000 aba yawugurisha 15 hari igihe ugwatereza muri butike mu kabari abantu bamuzi bakajya bamaze bati nta kantu ufite mu rugo ngo tukugurirera ntacyo akora uwo mugore akishyurira abana ishuri uwo mugore akizirika ku bana isa ari umusinzi wa karitsiye uzerera udafite icyo amariye urugo mu cyaro gitifu yamuca akamanura ikirahure atari ko sharome uracyari umusinzi n'ubu koko bajya bambwira ngo uhohotera n'umugore oya nyakubahwa pe nurubwa abantera ngo uyu munsi nanyweye sinazeruka n'aka gacupa nyoye nciye ku muvandimwe hirya ansomeshaho n'intamiye ukareba umuntu uvuga ngo asomye inama ukuntu yabaye ukabona yananiwe guhagarara hafi y'imodoka aragenda agaruka uzi ko abo ngabo bavuze ari babandi twajyaga tubona mu nteko umuntu yasinze saa 9 nta muntu twagiye mu nteko ahantu arimo akandagira imigozi yayo nagombye kubwira ngo bateruye arimo aragusha ibikoresho twashobewe yasinze saa 9 z'amanywa ubwo umuntu urumva igihe aba yanywereye ubu gusinda nta nubwo ari ikibazo ashobora kuba yasinze ku mwero w'amasaka ye cyangwa ibigori bye cyangwa ibijumba yasaruye cyangwa intoryi ze ariko nta gasantere katabamo bene abo bantu tuve ku gasantere
mu midugudu ku musozi abagore batunze ingo zabo n'abana bakabatungana n'abagabo babo. None abantu bakamuga bati se wazamuta, ati ndamutera iki? Ati nzaguma hano, ati ndamutase ngiye aho najya hose azansanga. None se yabaho ate ntare? Twihanganishije abagore rero batunze abagabo bakabatungana n'abahungu babo. Ikibazo kiba kirimo rero kiba kibi cyane noneho ku bagabo gitandukanye no ku bagore batunzwe n'abagabo. Nuko umugabo utunzwe n'umugore ahorana amahane ku buryo nawe wundi umutunze atamuha agahenge, aramuhangayikisha, aramuhamagara atamwita bati wansuzuguye ko ntagira amafaranga. Yajya atatu nagasuzuguro kuko uvuye gufata muri societe ikibina kubera ko utanga ya mafaranga. Byose biba ari inyuro. Agahora mucyura akamuhoza ku nkeke yuko afite ubushobozi watabugira. Mu gihe umugore utunzwe n'umugabo biba biri normal. Umugabo amutwaza igitugu si gutunze si nkugaburira. Umugabo w'umugore amwe ngo ndagutunze. Umugore akituriza ntasakuse. Ariko umugore abwiye umugabo atariko umena umutwe utari ngiye uhahira urugo nkajyana abana kwiga nkabyishyurira ishuri ikintu cyose untesha umutwe nkande. Nari mbizi n'ubundi. Nari mbizi. Ati cyari ikibazo cy'igihe. Wari buzabi. Nari mbizi wagaburirwa se n'ubundi n'umugore ugomba kunyurira ibiryo ndi umuntu w'umugabo. Umugabo nyabacyo udahahira urugo. Ndi umutware w'urugo. Utungo nawe ntabwo yakagombye guharanira kwitwa umutware w'urugo. Yakaburana ati nari mbizi umugore aranyita iki ati mu minsi mike uraza kunyisimbwa urabuzwa se n'iki mama we. Ubundi warara mu nzu umugore yubatse ukabona amahoro. Ubundi none ugasanga imbaraga z'umugore zabaye ikibazo. None intege nke zawe zigiye kuba inabi. Nta nubwo uri wa muntu uvuga uti ubwo wagiye ku kazi njyewe dovari nimo ndayikoresha abantu ubwo ni mu migi. Abakozi bari hano niba ari n'uteka ndaza kureba ko yitaye ku bana kuko ndahari. Mu gitondo niba nakubwira bati hari ikibazo kiri ku bikorwa runaka uti oya ruhuka reka mbikore uvuye mu kazi nawe reka njye kureba. Umuyaga watwaye ibati nibura ugiye n'ubwo udafite amafaranga agura irya kabiri cyangwa imisumari ariko wabimenye igihe umugore atarataha ngo umaze niba hari amafaranga ufite nibura wabaye ushyizeho ishashi ibintu ntibyanyagiwe ariko inzu ibati ryayitwaye wicaye ku gasantire batari ko wamenye wicaye ahangaha wamenye ko inzu igihande kimwe iwawe umuyaga wakijyanye buretse arahari buzira araza kubireba abikore. Mama se ko ntagira akazi singira amafaranga ndabiramba imaze iki? Ugasanga kutagira icyo ukora urimo uratongana wubatse intondo wa mugani uhora ufite umushiha ukagira ngo uwo muntu warakariye yagize uruhare mu kumera uko umeze. None icyo kibazo tugikemure dute muri societe yacu nyarwanda? Abagabo mwongere musubire ku cyubahiro muhaguruke mwitunge mutunge n'abandi n'imiryango yanyu. Abagore musubire ku gaciro mwahawe n'amategeko n'ububasha n'imbaraga mufite mukore mwunganira ingo. Hanyuma umuntu ajya abyuka agenda kugira ngo gusati bitagaragara ko yiriwe mu rugo se nibura avuga ko yiriwe ashaka akazi. Apana ngo bavuge ngo nibura ahubwo yirirwa agashaka nyine. Nakabura mubwira ati ko akazi ko muri iyi minsi y'ibintu nize mbona bidakunda cyangwa nakora twabigenza dute? Nese abo bagore bafite ayo mahirwe bo kuki badafasha abagabo babo babaheriki? Uramutse umubwiye uti ngiye kugufasha ubona akazi yagira ngo utangiye kumushyira ku nkeke ko ntako afite. None umwana akazi umugore andangiye hari akazi akakubwira ati wiriwe ati navuye aha rero njya kureba Romeo bari bambwiye ko iriya company ifitemo ibintu bimeze gutya na gutya ariko bambwiye ngo ntago bazi niba ntafite umuntu uri bumfashe uriya mukire nawe bamwe ngo umuntu wamungezaho ni runaka nta muntu wabuziranye nawe ngo amfashe turebe uko tubigenza. Ngora akavuga ati ariko boss wanjye njya mbona ajya kumureba reka mubaze niba yansabiye umugabo wanjye akazi. Deja hari ibyo wakoze wamenya amakuru ubajije uwo mubana ngo urebe ko afite asumba yawe mugira icyo mugeraho. Bivuga ngo bene abo bagabo rero bihagararaho. Uzi ngo kiba ari ikibazo cyo kwihagararaho ni ikibazo cyo kumva uraho gusa ntacyo umaze uri ibintu biriho. Niyo mpamvu iyo ushwanye n'umugore akarakara akavuga ngo aragiye hari n'igihe umugabo avuga ati uyu mugore nidushwana tugatandukana azagaragaza ibyo yakoze n'ibindi wenda noneho wagira ibyo mukaba mutarasezeranye ivangamutungo mwasezeranye ibihahano ugataha uko waje. Niba n'abagore bazana ibishyingirano umugabo uko mwabanye waza afite imyenda mu gakapu
nako gashaje rimwe na rimwe mukaba mutakigatunze mu rugo mwaragahaye umukozi ataha imyenda agomba kuyihambira mu ishuka agataha ugasanga umuntu yari amaze imyaka 5 yubatse ariko ejo ugasanga ari mu kageto k'ubukode kamake nabwo ashashe umusambi yahawe n'inshuti noneho bajya muri bati disi uyu mugabo uzi ukuntu yari imfura ubwanwa butakiyaga utagikora siporo ngo imikaya imanuka yahumuraga utagihumura utagihura n'abandi kuri coffee shop ngo munywe za cafe muhinduranye babati yo atari ku mugore ni atuzi kuri ya mugabo yari inyangamugayo yari imfura uzi uko yasaga yishwe n'umugore atari si we aturiye n'umugore umugize kuriya ntibakamenya ahubwo ko yigize atya ahubwo umugore ari wari urimo amusiga mwambika umugore yamurekura agapfa nibagiwe n'aba bagore bameze nka bomboni zicometse ku bagabo namwe ukabaho uraho uri umurwayi uri kwa muganga bashyizeho umwuka icyaba cyose niyo bamuhiye mita umwuka bawukuyeho ari abagore bo ngo ni abagabo babuza gukora ngo bazabatunga umuntu iyo akubuza gukora ubundi akuvuga ko azagutunga aba ashaka kugukoroniza kuko abakoroni baje ino baje batubwira ko tutagira ubwenge batubwira ko ibyo wakoze neza kugeza n'ubu iyo wubahije gahunda umuntu arakubwira ngo uri umuzungu urumva uko yaturoze n'umugabo wakubujije gukora nuko ameze ni umukoroni ushaka kujya uvuga ngo umuntu ukennye umukoresha icyo ushaka umuntu ukennye umubwira ko atagira ubwenge muri we ahorana ubwoba budashira kuko nta cyizere cyo kubaho aba afite rero iyo umuntu ibaze ngiye kujya muri salo ngombye gutelefona umugabo akamwumva ko urabona imisatsi ari ikenewe ikibazo ntikivutse ubwo hahita ncuba noneho icyo ndakaranyije n'umuntu udupfuye kudifiriza ariko iyo mba mfite akazi kanye nawe afite ake hari ibyo twahuriza ariko kudifiriza guca inzara uwo mugabo kujya kwiyogoshesha ubwanwa kuza kujya muri siporo akishyura kuza hari ibintu atankeneraho hari ibyo ntamukene hari iby'ibanze umuntu yibonera noneho nk'abantu bashakanye ibindi duhuriyeho twese tukabikora leta iduha umutekano nicyo kintu ariko uko tubaho nuko turya ni iby'ibanze twishakira yigasigara ikora imirongo migari mama Rwagasabo turi kuri televiziyo kubera ko tugakoresha na za YouTube na za Facebook Instagram kubera ko leta yubatse ibikorwa remezo hacamo internet ariko ninjye uyigurira ni nako abantu bakuru babana mukwiye ko mumeze muri utuntu twibanze mubyara waragwama gati wamuhaye 10 ukayasaba umugore ukayasaba umugabo urwo rugo rugomba kubamo intonganya desara umudamu nzi umugabo we yamuje gukora nk'uko umugabo sinzi ukuntu byagenze baramufunze baramujyanye mu nzererezi niba baramujyanye he umudamu ahita afata abana babiri arahambira yigira iwabo mu cyaro none yari kwishyura ikinza adakora niyo mpamvu uyu munsi abanyafurika tuguye mu nyanja tujya i Burayi se tuba dusangaho ibyacu batwaye none baradukoroneje baratuzirika badushyira hano amabuye y'agaciro dutunze munsi y'ubutaka bwacu yubatse Amerika arayidabagiza peteroli ituruka mu bindi bihugu biri hari irimo irajya i Burayi abarabu barimo barapfa barashonje ibintu byose byagiye i Burayi niko umuntu wakubujije gukora bashaka kukugira kugira ngo ajye ahora avuga ngo ni nayo mpamvu ubona umuntu wagukoreye icyaha nta bushobozi ufite usanga uwagukoreye icyaha umukesha kubaho bityo ugatuma utamurega cyangwa umutangeho amakuru none abantu bakajya bavuga bati se ko muvuga ngo uyu muntu ahohotera undi kandi uyu akavuga ati nimumukoreho akaba ari utubuza yaramuziritse amushyikaho asanga umugizi wa nabi ari we akeneyeho ubuzima niyo mpamvu umunyamurenge yahagaze imbere y'uriya mujenerali ya Kutumba akamubwira ngo ndagusaba amahoro ariko niwe wamwishe ni ukuvuga ngo victime ari ku rwego rwaho sinyasaba imana nta nubwo nyasaba perezida ndayasaba wowe kuko niwe wayamubujije mwibaza rero kugeraho umugizi wa nabi aho gusaba ubutabera ngo bamuryoze kuko ubuza amahoro uramusaba amahoro niko bigenda bitubuza gukora bibabuza gukora umwana w'umukobwa wigenda ngo witere kube mwiza uyage ariko abo nabo babuza gukora abadashaka gukora bamwe utuma twishima dogiteri yavuze ni inzererezi ni ibyomanzi abadashaka gukora rwose ni ibyomanzi niba bari nakubwiye bahora bicaye basaba kuvuga ngo ariko buriya ngo nkariya amafaranga yakuye he iriya nzu yayubatse mu ki abagore bo birahuka bakaba umugore wese ufite icyo afite agomba kuba ari indaya
umugabo ufite icyo yabonye abandi bagabo bamuvuga agomba kuba ari bandi ruswa iki urumva none ukibaza ngo ku isi nta wagira icyo atunga ataciye mu nzira mbi ariko ibyo uzaba bivuga ni abagaruka bagasaba abo bavuze atanamusaba akanamuvuga atamuzi hari abantu birirwa baryamye twe twataha mu kazi bakaba ari bwo batangira kudusesengura ubu hari abantu baryamye baza kubyuka nimugoroba nari nzi ko biba ku bakobwa bamwe na bamwe ariko bagahita bigira mu kabari kandi bakahava bariye bahaze bagacyura n'amafaranga ariko hari n'abagabo basigaye bameze gutya abasore bose akirirwa mu rugo akina igisoro wa mugani wawe areba maci nimugoroba akambara agasupuresi keza cyane bose wamureba ukabona none mwibaza umuntu ubyutse hari ukuntu nyine ngira ntya nkaba naryamye ku munsi ukurikiye nirebye muri miruwari nsanga atari njye hakaba undi munsi nireba muri miruwari nkabona nashwiragiye ubwazanga buzakoba byavuzwe na perezida ndajagaraye nako batatanye atazagira uvuga ngo namuvugiye yivugiwe na nyiricyubahiro pe ngayo nguko rero bavandimwe bagabo muhashaka icyo mukora abagore mushaka icyo mukora isi irakurura isi iratugoye nihagira uyijenjekera nubwo isi itakuza kukwica nubwo itabura kukugirira nabi ariko ntuyihe amahirwe yo kukunogonora vuba cyane ko tutanabaho imyaka myinshi biba bisaba kuyikoresha ukirimo ubundi hari imyaka yo gukora Romeo guhera ku myaka yawe 18 ukwiye kuba amaboko yawe akora n'ubwonko byagera ku myaka 60 ugatangira kujya ukora usiba ahubwo wakira raporo ku myaka 65 noneho ukajya wambara sandari ugatangira kujya mu itapi ngo imikaya irambuke afatana ya nkoni ya kiriketi ugatangira niyo myaka ureka ibi by'abana abantu biharaje ukayikubita ukumva urahumeka waba uri aho ngaho agapira ugateye umuntu akaguhamagara ati none se ko barimo kuvuga ngo miliyari 2 kuri ya diru tuyafate ariko ngiye nyabaze havuyemo umusoro harasigara 1,900 na 500 wowe se urabibona ute byatwara igihe kingana iki ntibibangamira wa wundi ati ntacyo mwabikora rero nta kibazo sawa ubwo ndaza kuguha akaripoti nimugoroba murakoze niyo myaka yo gushyira icyokezo mu busitani kongera ugafata impundu ukikinira n'icyokezo kiri mu busitani urwo tuntu tw'utuguru tw'inkoko niba uri umusaza wo mu cyaro ukabubwiye umwana utumva sha mbariza kwa runaka niba urwagwa rwabonetse ariko amereze kandi keza ataba yabifunguye ibyo ajyana kuri za butike akagukubita agacuma kawe no kuri Imana duha amasaziro meza ntabwo amasaziro meza muzayabona mutarabonye ubusore bugowe nuhura n'umuntu yarushye mu buto bwe mu myaka yacu ukabona umuntu yaragowe aravunika yarakutuye jya umenya ngo mu busaza bwe azaba aruhuka nubwo isi wenda yakugirira ibyago ntitumugerayo nubwo yaguteza ibyago ariko si bose ariko nubona umuntu ameze neza mu busore aryama we ntajya ataka ijosi ntagira umutsi warushye ntawe ureba mu jisho ngo abone umuntu yakutuye ahora ameze neza ahumura jya umenya ngo nagera mu busaza azaba agoye abantu na leta kandi n'Imana kandi noneho gupfa ukennye kujya mu ijuru byakugora byaruta ugakena uri mu isi gukizwa bikakunanira kuko uri umukene ugahora n'ibyaha wajya gusaza utangiye kubona iby'ibanze ngira ngo sinzi ejo niba ejo nibwo twasobanura uko abantu bakira iyo utangiye kubona iby'ibanze kandi ukuze nta kibazo ufite no gukizwa birakunda ese umusaza ushonje uzi gusaza ushonje niba n'umwana muto yakurira akiba n'umwembe wowe utabasha no kuwimanurira wanduranya naho ibyo kurya byahiye batakubwira ngo genda warure kuko bakubaha bakabatise nimugaburira aba bana uzi kuvuga ngo muri mu rugo mukina nyina w'urwo rugo akavuga mbese ko vini gaburira aba bana bajyane mu gikari bakarabe barya abasaza baraho ugakomeza kubaha urwago ariko muri abo basaza hari uw'inzara ibaga nawe yifuza kujyana n'abana ntitubagiriye inama byari igitekerezo cyanjye ndabizi turaza gusoma comment nyamarica nifite ubutumwa Imana ibagirire neza ubwo ya ndirimbo y'umuvandimwe wanjye se